Jewe ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, ntabwo bazafunga isengero ngo ndeke kubabara ko ndi umupasitori. Ubishaka utabishaka ndi umupasitori, ninjya gusenga nzasengera icyo kintu kuko ndi umupasitori. Hari umuntu akubwira ngo ariko ngo ntabwo byagombye kukuvuna. Nta kuntu bidashobora kumvuna kandi ndicyo. Amen. Igihe ndicyo ntabwo uzatuka abapasitori ngo numve ko ntacyo bivuze ngo sawa ngo abo batuka jewe sindimo. Iyo batutse abapasitori ubwo nanjye babandutse kuko ndi umupasitori. Iyo batutse abakristo nanjye babandutse kuko ndi umukristo. Iyo bafunze urusengero nubwo agenda mu kiruhuko cy'izabukuru ubwo nanjye mba ngize ikibazo kuko ndi umupasitori, ndi umushumba. Ubwo ni ubwami bwa data buba bwagize ikibazo. Kuko ejo bambajije ikibazo ngo iyo usenze ugacogora, ndababwira nta munyamasengesho ugomba gusenga ngo acogore ataragera ku cyo yasengeraga. Aragenda amaze kubona bamaze kwica abahanuzi ba Bayali n'abashera, arababwira ati noneho ubu ngubu mwebwe mwigire kurya, ngiye gutirura imvura nari naratwaye. Aragenda yicara hejuru y'umusozi ngo ashyira umutwe mu maguru, abwira umugaragu ati wowe ureba ijuru, jewe ndareba mu ijuru. Ashyira umutwe hagati y'amaguru. Njya nibaza niki cyatumye yari ashyira umutwe hagati y'amaguru. Muragira ngo nkibabwire, yangaga kureba ijuru ngo adacika intege. Kuko umugaragu we ubwa mbere yaje aramubwira, yarasenga. Aramubwira ati ndumva senze kabisa, ndebera niba imvura itaje. Araza aramubwira ati ijuru riracyari bleu, uko warisize niko rimeze. Ati sawa. Shuro ya kabiri arakurura, yumvise asaraye mu mihogo. Aramubwira ati kabisa ntabwo Imana yanyirengagiza, ndebera. Aramubwira ati noneho ubwo byabaye bibi kurushaho, rimeze nkaho warihanaguye, byarushijeho kuba bleu. Ati ntabwo ndi bucike intege, hari ikintu nzi. Imana yarambwiye ngo nimara gukora biriya twakoze imvura izawe. Kurura ubwa gatatu arakurura. Aramubwira ati byari byose ubuse Imana yaba yatangiye kuba cynique. Aramubwira ati mveriya, uko usenga niko ijuru rirushaho kuba ubutari. Ari nkawe wari kubigenza ute? Inshuro 6 zose umugaragu yamuzaniye negative report. Ku nshuro ya 7 araza aramubwira ngo mbonye agacu kangana n'ikiganza cy'umuntu kazamutse ku nyanja. Haleluya. Mbonye agacu kangana n'ikiganza cy'umuntu kazamuka. Hari igihe uzasengera ibintu utinde hanyuma utangire kubona utuntu tw'uducu. Hari igihe nyambwira abasore n'inkumi baba barambwiye ngo mbasengere, nkabwira ariko nta n'agacu karaboneka ngo nkahindura imvura. Yaragiye imbere y'umwami, urugo rw'umwami Ahabu, arabwira ati ubu ndabivuze, declaration, imvura ntizongera kugwa kugeza igihe nzagarukira nkayimanura. Uzi ikintu gishimishije? Nta wamufashe. Uzi impamvu batamufashe? Nuko batabyemeraga. Ndenda kukubwiza ukuri, ugiye ugahagarara imbere yo mu rugwiro ukavuga ngo ndabivuze, ngo imvura ntizagwa mu myaka 3 kugeza igihe nzagarukira, nta mujepe wagufata. Ko ntibashinzwe gufata abasazi. Nzavuge ku bintu bibiri kuri Yesaya n'abarinzi. Buriya mu bantu bavuze ku barinzi bakoresha iryo jambo cyane, Yesaya ararikoresha, kandi mujye mutega amatwi ibintu yavuze cyane abanyamasengesho. Kuko ngira ngo nabagiye bavuga mbere, ubundi buriya umuntu wese ugiye kuba umurinzi hari ibintu 3 agomba kwitaho. Ikintu cya mbere agomba kwita ku matwi ye, kumenya kumva. Kuko hari ibintu bimwe udashobora kubonesha amaso ariko wumvisha amatwi ukumva ibintu bigenda. Uri umurinzi udafite amatwi yumva, uba ufite ikibazo. Ubundi buriya ikintu cya mbere kidushyira kuri alert, kidukangura, nibyo twumva. Nuzumva abantu barimo kuvuga ibintu, ujye utega amatwi umenye ngo hari ikintu kirimo kuba. Haleluya. Reka mbaho urugero, mujya mwumva abantu bahanura ibintu bibi tukabicira ifudiko, ngo bari n'abantu baba negativiste. Ngo nuzumva amakuru yose ukayacira ifudika, ujye uyaverifiye.
kandi uyabaze aho twebwe tubaza, uyasengereho ubaze Imana ngo ariko ibi bintu barimo kuvuga nibyo cyangwa ni ibinyoma. Reka mbaho urugero. Hari umugabo nabonye yaragarutse mu buhanuzi muri iyi minsi witwa Gatabazi Meshake. Meshake muri za 97 yarahanuraga pe, azenguruka igihugu avuga ngo Imana yamubwiye ngo amaboko ya marayika ngo agiye kumanuka ngo 2/3 by'abantu bapfe. Icyo gihe nyumenya yaranabihaniwe. Abantu bajya bahanura bakabihanirwa. Noneho hariho ndagenda mbaza Imana, ariko Mana biriya bintu uriya mugabo yavugaga nibyo? Imana irambwira ngo ntabwo nigeze mbabwira ko ari byo, nababwiye ngo amaboko ya marayika namanuka abantu bazapfa. Ndabona ko biroroshye. Ntangira kwigisha abantu inyigisho mbabwira ngo ntabwo Meshake yavuze ngo ni conditionnel, amaboko ya marayika namanuka. Aya bose barayafashe, na marayika tugiye kuyafata. Pero abantu mureke duhaguruke dusenge, biriya byose yavuze ntibizaba kandi ntibyabaye. Ariko reka mbabwize ukuri, byashoboraga kuba. Singiye kujya muri ibyo ngibyo kuko ubwo nawe ngiye kubakerereza. Ariko umuntu wese wabaye ku gicaniro cy'uburinzi muri 97, 98, 99 arabizi neza yuko byari bimeze nabi pe. Ariko twarasenze. Kabenda mbaho urugero rumwe. Icyo gihe intambara y'abacengezi yari imeze nabi muri Ruhengeri na Gisenyi niko zari zikitwa. Imana yatubwira ngo nimuhaguruke mujye guhagarika iriya ntambara kandi aho ibera. Twafashe imodoka tuzamuka i Kigali turi 5 mu modoka imwe. Kuko icyo gihe nabirangiye abantu ndavuga nti tugiye kujya mu Ruhengeri gusenga, abashaka kuza ngo tujye gusengerayo muzaze. Biyandikisha ari benshi. Ku munota wa nyuma bose uwo mbwiye wese akambwira ngo nagize impamvu, uwo mbwiye wese ngo nagize impamvu. Tugeze mu nzira impamvu narayimenye. Twageze mu Gakenke, tutarahagera neza twenda kuhagera, imodoka yari turi inyuma wagikubita igikompura irashya. Abo twari kumwe barambwira ati dukate dusubire i Kigali kabaye. Ndavuga nti ndakicwa. Ibayirasiye inyuma yacu nsubira aho bayirasiye, genda raswa nabi imbere sindi buraswe nabi inyuma, sisubira inyuma. Turagenda tujyayo. Twasenze amasengesho y'icyumweru tutarya. Ariko twaryaga nijoro nk'abayisilamu, nta kuvuga ngo ntitwaryaga nawe mbeshye, twaryaga nijoro. Icyo gihe Imana iratubwira ngo turangiza ayo masengesho ngo intambara ngo nyishyizeho iherezo, ngo uyu mwaka uzarangira mutakiyumva, kandi koko byarabaye. Ariko yari mbi. Buriya rero hari igihe Imana ikubwira ikintu cyo nababwiraga, umurinzi agomba kugira amatwi yumva ukamenya. Niyo mpamvu mu byahishuwe Imana iravuga ngo ufite amatwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Nyamara buri ibintu byinshi bicaho twebwe tutabajije Imana ngo ariko Mana urimo urakora ibiki? Ko bafunze insengero 8,000 urimo uratubwira iki? Buriya mfasha abapastori, iyo muri abapastori mbabigishije indi nyigisho, ariko reka mwebwe muravanze. Hari inyigisho ubwira aba ofisiye n'izindi ubwira abasirikare batoye. Ariko icyo nenda kubabwira, Imana irimo iratubwira iki? Umurinzi nyamurinzi agira amatwi yumva. Amen. Icya kabiri, agomba kugira amaso abona. Kuko urindwa n'umuntu w'impumyi, wewe nta nubwo yabagoye, wajya bamuca muri humye nk'uko bavuga mu Kinyarwanda, ibyawe byose bakabyangiza. Haleluya. Hano babivuze. Icya gatatu, umurinzi agomba kugira ibikoresho, yaba itorushe, yaba impiri, yaba icyombo cyo kuza kuvuga. Umurinzi agomba kugira ibikoresho. Hari ibikoresho n'abagushyize ku burinzi baguha. Ntabwo ari ugupfa guterura icyo ubonye cyose ngo ugiye ku burinzi. Ariko ibyo sibyo ndimo kwigishaho. Nababwiraga ko Yesaya mu bantu banditse ku barinzi cyane. Reka mbaho ingero ebyiri ngere kuri cya gice twasomye. Yesaya igice cya 21.
umurongo wa 6 mwahageze. Aravuga ngo kuko Uwiteka ambwiye ati genda ushyireho umurinzi aze kuvuga icyo yabonye amaso. Nabona umutwe w'ingabo cyangwa bagendera ku mafarasi bagenda ari babiri babiri cyangwa bagendera ku ndogobe cyangwa ku ngamiya, azahuguka yumve neza. Arareba kandi yumve neza. Nuko avuge nk'intare ati Nyagasani, mpora mpagaze ku munara w'abarinzi ku manywa, nkajya ndara ku ijoro ndi ku gihe cyanjye. None dore nguriye umutwe w'ingabo zigendera ku mafarasi babiri babiri. Arongera aravuga ati i Babuloni haraguye haraguye, n'ibishushanyo bibajwe by'ibirwamana byose biravunaguritse bigeza ku butaka. Yewe guhura Murongo wa 11, hariho umpamagara ari Seyira ati wa murinzi we ijoro rigeze he? Wa murinzi we ijoro rigeze he? Umurinzi aramusubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Ndirimbo tujya turirimba iwe murinzi we iwa zigiye gukiranuka kw'imiryango yacu, kugeza igiye gukiranuka kwacu bwite kumera nk'umucyo w'itangaza. Haleluya. Hari ikigomba kuturaza ijoro. Nkunze kubibwira abakristo nkiyobora paruwase nayoboraga, twajyaga dukesha amasengesho. Ababwira nti ndashaka kubabaza abantu mwese muje kurara hano, niki mubundikiye ku buryo kikubuza gusinzira? Kuko hari abantu benshi bazarara amasengesho kuko ari umunsi wo kurara amasengesho. Hari abantu baziyiriza kuko ari iminsi yo kwiyiriza. Komuza ati iyi nzara yawe umuntu Imana ikubwiye ngo reka nkuvunjire, iyi nzara yawe urimo urayivunjisha iki? Ibi bitotsi byawe waje kuvunjisha iki? Niki ubundikiye ku buryo uvuga ngo umva rero Mana, iki kintu ndakibundikiye, ntabwo ndi buve hano ntabonye icyo mbundikiye, ndaye ijoro kuko hari ikintu ushaka kubona. Ariko hano Imana yaduhaye umurongo, iravuga ngo nanjye Imana nzarara ijoro, sinzatuza, sinzaruhuka, kugeza ubwo gukiranuka ku Yerusalemu kuzatambika nko gutambika k'umuseke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Haleluya. Iki ni ikintu twagombye gutekerezaho cyane. Hari ibintu dusengera Imana ikavuga ngo ibyo ndabizi ko mubikeneye, ngo ntimuziganyire mubaza ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, ngo ibyo rwose ndabizi ko mubikeneye, ngo ahubwo mubanze muhangayikishwe no gukiranuka. Ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzajya mubihabwa ari inyongera. Haleluya. Ndaza kubigarukaho. Nitugera hepfo murabibona neza yuko Imana ivuga ngo rero Yerusalemu, yewe Yerusalemu wa murwa mpangayikiye. Iyi Imana ihangayikiye igihugu kandi hori duhangayikiye, niko Bibiliya itubwira ngo mumwikoreza amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Ririya jambo bavuga ngo yita kuri mwe, bavuga ngo he cares for you, ahangayikishwa namwe, yita kuri mwe. Haleluya. Kuko Imana itwitaho, igira ibintu tubwira ngo natwe noneho tubishyira imbere. Yewe Yerusalemu, nshyize abarinzi ku nkike zawe. Imana nigiye guhamagara abantu. Hari ikintu nyashimira abantu benshi, ubwo n'abarimo hano wenda n'abari ahandi badukurikira bamenye ko mbibashimira. Hari abantu banyandikira bakambwira ngo pastor, ngo naraye ngusengeye cyane, amubwira ntongera amasengesho. Hari igihe Imana ikangura umuntu jewe nsinziriye, ikamubwira ngo uyu mugaragu wanjye musengere kuko we arasinziriye. Hari igihe mba natashye naniwe wenda hari imigambi Satani afite, Imana igakangura undi muntu ikamubwira ngo mubere maso. Haleluya. Nshobora no kuba nicaye mbere y'abandi maso, Imana igakangura undi muntu hirya ikamubwira ngo abereye maso abandi, nawe mubere maso. Niyo mpamvu Imana inavuga ngo ngiye kubakangura yewe Yerusalemu, ni jewe ushyize abarinzi ku nkike. Haleluya. Buriya hari abantu benshi banga gukanguka nijoro, ariko nsigaye mbikunda, kuko buriya hari abantu babura ibitotsi saa 9 saa 8.
ubu rero nsigaye ninjoyinga kubura ibitotsi kubera ko nta kazi nkigira. Following day simba mvuga ngo ndaza kubura imbaraga zo gukora akazi, ndi muri retirement, ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Iyo mbuze ibitotsi nshima Imana, kuko mba ngiye kubera amaso abandi bantu, nkabera amaso igihugu, nkabera amaso itorero, nkabera amaso n'amahanga. Kanguka nijoro, kandi iyo ukangutse nijoro ari Imana igukanguye, usanga icyo ugiye gusengera cyicaye ku mutima wawe. Ugakanguka ukumva hari ikintu cyicaye ku mutima wawe, kuko Imana yavuze ngo yewe Yerusalemu, ni jyewe ushyize abarinzi ku nkike zawe. Ariko uyu murinzi ukangurwa nijoro, uyu murinzi ukangurwa ku manywa ugenda, uyu murinzi ukangurwa wicaye muri bisi, agomba kuba ari wa murinzi ufite amatwi yo gutega Imana amatwi, ufite n'umutima uhora ateze, ahagaze ku munara we w'abarinzi ari maso. Jya utega Imana amatwi. Kandi abantu benshi baribwira ngo rwose ngo natega Imana amatwi gute, ngo sinjya nerekwa. Nanjye mba mu bantu baterekwa, ariko mba mu bantu Imana ishyiramo ibitekerezo kandi nkabyumva ko byavuye ku Mana. Buri muntu wese agira uko Imana ivugana nawe. Hari aberekwa, hari umuntu uba ugenda mu nzira akabona arerekwa. Ibyo ntibijya bimbaho. Rimwe na rimwe bimbaho, ne kubeshya. Sinjya numva amajwi avuga, rimwe na rimwe bimbaho. Ushobora kuguha ingero rwose, numvise ijwi ry'Imana rivuga clear, ukaryumva rivuga nk'uko ndimo kuvuga. Kambaho urugero, nigeze kugenda muri 92. Icyo gihe bajyaga batega amabombe muri za gare no muri za taxi no muki. Ndagenda mpagarara hariya muri gare, hubatse iriya nzu ndende ya hariya hahoze gare City Tower. Ndagenda njya ahantu bagurishaga ibinyamakuru, ndahagara ndimo gushaka ibinyamakuru, hanyuma numva ijwi riravuze clear ngo va hangaha. Ndahindukira ngo ndebe ko hari umuntu induvuze gutya, va hangaha. Ndakomeza ndabona ngomba ko ari ibintu bibi, ngoma mu binyamakuru. Noneho numva rivuze cyane ngo va ha. Nigirayo ndagenda nicara muri taxi, nkimara kwinjiramo abantu bose bari bahagaze mu binyamakuru, nagiye kubona mbona bombi irabazamukanye, n'ibinyamakuru birazamutse, n'ibintu byose ngo po biramanuka byikubita hasi. Ni taxi nayo nicayemo, ibirahure byose birameneka binjya ku maguru. Ndabanza ndicara, mbona abantu barimo baraterura abantu bakomeretse, mbona gari baye urusaku. Ndicara ndiyumvira mbira icyuya cyinshi, ndangije ndikorakora nsanga ndi muzima. Ndavuga ngo ririya ryari ijwi ry'Imana. Ariko ubundi ntabwo ari kenshi njya numva ijwi ry'Imana rivuga gutya audible, gutya ngo mu butwi kwanye, ariko mu buryo bw'ibitekerezo. Byo sinakubwira ko hari igihe njya mfata n'ikaye nkandika pe, nkahurutura nkandika, kandi ukumva bimeze nkaho ari Imana irimo gukora typing. Kuko ugomba kuba Imana nivuze ngo yewe Yerusalemu, nshyize abarinzi ku nkike zawe. Kandi uwo muntu washyizwe ku nkike ikavuga ngo ntibazaceceka ku manywa, ntibazaceceka nijoro. Ndenda kubabwira, iyi Imana yagushyizeho umutwaro w'igihugu, iyi Imana yagushyizeho umutwaro w'itorero, iyi Imana yagushyizeho umutwaro w'umuntu, ntabwo ushobora guhema. Niyo uhumirije wumva ugomba kumusengera, niyo ugenda wumva ugomba kumusengera, niyo urimo gukora wumva ugomba kumusengera. Tugomba kuba abantu babwira Imana ngo Mana, dore ndi hano. Niba ukeneye abarinzi, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Haleluya. Kuko hari abarinzi ba nyakabyizi bikoreye recruitment barizana, ariko hari n'abarinzi Imana ihamagara ikavuga ngo aba ndabazi, nanabashyizeho ikimenyetso. Ndagira ngo uyu mugoroba buri muntu wese ushaka kuba umurinzi ushimwa n'Imana, usubira inyuma muri recruitment, ubwira Imana ngo Mana, ndabizi warampamagaye, noneho komezanya nanjye. Ariko niba waje kubera yuko abayumbe bafite amasengesho, nawe ntusigare inyuma, ubwira Imana ngo Mana, noneho nanjye nshyira muri recruitment, nshyiramo. Ugugenderera abandi, nanjye ntusige. Icya kabiri, aba bantu bagiye gusenga amasengesho azahindura Yerusalemu, ni abantu basenga bafite intego, kandi iyo ntego bayihawe n'Uwiteka.
reka mbabwire ikintu gikomeye cyane kiri muri uyu murongo nkunda cyane. Imana isubiriramo aba bantu ikababwira ngo ntimuzamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Imana niyo izabikora. Haleluya. Imana niyo izabikora, ariko gusenga kunesha ni ugusenga gusengera ku masezerano iby'Imana yavuze. Buriya rero hari ikintu nshaka kubigisha abanyamasengesho. Okay, mumaze iminsi 3 muri hano musenga. Uko turimo gusoza igiterane, Imana yababwiye ngo iki? Murabizi abantu baraza bakasirimba bikaryoha, bakavuga mu ndimi baganura, hanyuma ukabaza abantu ariko mwanditse iki? Imana yababwiye ngo mujye gukora iki? Mutahanye yahe masezerano mugiye gukoreraho? Nkunze kubwira abantu nawe ntuzajya imbere y'Imana ngo utahe utateze Imana amatwi, kuko buri iby'Imana ivuga bimwe izabicisha mu ijambo ryayo, ibindi izabicisha no mu ndirimbo, ibindi izabicisha no mu bitekerezo byawe wicaye, hari n'ibyo izacisha mu nzozi uvuye mu giterane. Ariko iteka ryose ujye making sure, ujye ukora ku buryo wumva ni iki Imana irimo kumbwira, kuko iby'Imana yakubwiye nibyo usengeraho. Yewe nabaye umupastori imyaka 17, nayo wa maparuwasi imyaka 17, ariko ubu nabaye n'umurimo w'ivugabutumwa imyaka 34. Ko nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru maze imyaka 34 muri full time ministry. Hari ikintu Imana yanyigishije, ariko cyane cyane hirya y'umwaka w'2000, kuko nibwo yabinsobanuriye neza. Irambwira ngo nujya gukora umurimo wanjye ntugakore vision. Vision ni iz'abantu. Umurimo wanjye ntugendera kuri vision, ugendera kuri revelation. Buriya aho bitandukaniye, vision ishobora kwicara hano nkayikorera, nkapanga ibyo nzakora, nkapanga ibyo nzubaka, nkapanga ibyo nzagura, nkapanga uko nzashyiraho abakozi. Ariko revelation isaba ko nicara nkajya mu masengesho, Imana ikambwira ngo dore ibintu ngiye gukora. Ibyo ngiye gukora nibyizaho umugisha bari byujyamo. Haleluya. Kuko ni ikintu gikomeye cyane tugomba gusobanukirwa. Hano aba barinzi Imana yashyizeho yarabanje ivuga ibiyiri ku mutima. Iravuga ngo hari ikintu kimpangayitse, hari ikintu kindaje ishinga, hari ikintu kimbujije gusinzira. Sinzi niba Imana igisinzira, kuko yitubwira ko itagihunikira itagisinzira, ariko niyo yabyivugiye iravuga ngo kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza, kuko ngiri i Yerusalemu sinzaruhuka. Sibyo? Ni Imana yabivuze. Iravuga ngo hari ikintu kindi ku mutima, hari ikintu ugiye kiremerera umutima w'Imana. Iyo uyegereye ikagiterura ikagishyira ku mutima wawe kikawuremerera, umunezero tugira nuko ubuzi ngo ubw'iki kintu hari Imana yakinshyize ku mutima, hari ikintu igiye kugikoraho. Haleluya. Nkunda kwibutsa abantu ibintu twasengeye muri kino gihugu bivuye ku Mana. Muri 1995 igihe cya bonane twakoze amasengesho kuva 1994 irangira twinjira muri 1995. Ndabanza ndababara, haza abantu bake pe, kandi nari natanze amatangazo tuyakwiza hirya no hino. Icyo gihe nawe warwo umuryango wa AAA, none waza abantu batarenze 30. Umunsi wa mbere haje 20, umunsi wa kabiri haza nka 40, ariko umunsi wa gatatu kuko hari kuri bonane ngo hasigaye 15. Ngirima ariko Mana, igihe ibintu bimeze bitya, abantu bahisemo kujya kurya inkoko nazo tudafite, ariko ngo bagomba kurya bonane. Nta nubwo bashoboye kuba maso ngo baze tunihira iki gihugu. Ariko Imana irabanza irankosora irambwira ngo ngo ku burinzi ntibakenera abantu benshi. Ngo uzitegereze ibigo bya gisirikare bishobora kuba birimo abasirikare bagera ku 4,000 bikarindwa n'abantu 8 bari kuri ku burinzi, ku munara w'abarinzi. Ngo aba barahagije. Ngo reka mbabwire ibyo ngiye gukora muri iki gihugu. Fatika ndandika, n'umuhanuzi warimo kubihanura si jewe. Fatika ndandika ngo ndimanukiye ngo ngiye gukiza iki gihugu. Ndandika Imana iravuga ngo ikintu cya mbere ngiye gucyuriza impunzi zose, ari izahunze kera n'izahunze vuba, zose zigomba kuza.
icya kabiri nizimara kuza hazaba umutekano muke muzawusengere nawe uzawushyiraho iherezo. Ibyo nibirangira nzanyeganyeza intebe zose z'ubutegetsi hanyuma nshyireho abo jyewe natoranije. Ibyo nibirangira nzakemura ikibazo cy'ubutabera kizaba cyabananiye. Ibyo nibirangira ngo nzabaha ububyutse. Haleluya. Buriya rero hari igihe Imana ivuga ibintu ukibwira ngo bizakurikirana umwaka ku mwaka, ukabona distance hagati y'ikintu. Ni bya bindi Pastor Muyoboke yavugaga, Yesaya yarahanuye aravuga ngo umwana yatuvukiye, hagati y'umwana yatuvukiye n'ubutware buzaba ku bitugu bye haracyarimo imyaka myinshi. Imana hari igitondeka ibintu ukibwira ngo bizaba bikurikiranye gutyo. Tugiye kubona tubona 96 impunzi zari Kongo birazicyuye n'izari Tanzania ziraje. Ndavuga nti karabaye. Hahita hakurikiraho igihe cy'umutekano muke, intambara y'abacengezi turayisengera ivaho. Hahita hakurikiraho uzicyakurikiyeho 2000 neza neza abantu bose intebe zose ziranyeganyega, hanyuma Imana ishyiraho abo yegennye gushyiraho. Abantu bibuka bari hano 99 twayirangirije kuri Stade Amahoro mu giterane cya ninjoro. Ni na mwaka w'2000 ufungura niho President Pastor Bizimungu yakoreye speech kuri stade. Turi mu masengesho niho yaje aza kubakorera speech kuko stade yari yuzuye abantu. Kigali yose yari yaje mu masengesho kuko baravuga ngo umwaka w'2000 sirahita irangira, baza kwitegura Yesu ari bumanuke isi karangira. Ariko ayo masengesho twarayarangije, Imana yatubwira ngo ubu ngubu cyagiye kirageze ngiye kunyeganyeza intebe zose. Ndibuka umuntu naye nabibwiye mu banyapolitike sindi buvuge amazina, hanyuma bigejeje mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu hirya arambwira ati giye nti ati yaserwakira yaje ati zanyeganyeze nti ati zanyeganyeze ati nta nimwe isigaye ihagaze. Ndamubwira nti humura, Imana yatubwiye ngo ntacyo bizadutwara niyizabirimo kubikora. Amen. Kandi murabizi ntacyo byadutwaye. Ubutabera buratunanira pe neza, turagerageza bigeze aho dufata gacaca. Ibintu abantu bavuga ngo bizatwara imyaka 200-300 mu myaka 6 byari byarangiye batanze raporo finale finished, ikibazo cyarangiye. Ariko reka mbabwira ikintu Imana yatubwiye, ari nacyo nshaka kubasigira kugira ngo mumenye ibyo tugomba gusengeraho. Iteka ryose nushaka gusenga bizana umusaruro, ujye umenya aho kalendari y'Imana igeze. Haleluya. Kuko Imana yaratubwiye ngo icyo kintu cya nyuma kizabatwa ububyutse, kizabasaba imbaraga nyinshi, kuko muzahagera abenshi muri mwebwe bamwe badamaraye. Narababonye pe twaradamaraye. Abantu urababwira bakabwira ngo ariko ngo ibyo bintu muvuga ngo ibintu bimeze neza, abandi ngo muzaba munaniwe. Yewe ndi muri yo kategori ya kabiri. Koreka mbabwiza ukuri, nubwo mu nyibeshyaho ngo buriya ngo tubona Pastor Antoine ngo akiri umusore ngo agifite imbaraga. Izi ni housing gusa. Ubundi najyaga ndara amasengesho nkageza mu gitondo nkiyuhagira mu maso. Ndibuka twigeze kuva mu masengesho twayarayemo Kagitumba, ntwara imodoka turara Rusizi. Uno munsi naraye amasengesho kampa imodoka ngo nyitware no kuva Rwamagana nkagera i Kigali nagwa imusha. Sarashize ubu mubona abantu bagenda gusa ari ibi. Iyo ushaje ubushaje buryo ujye ubyemera. Hari abanyarwanda ngo ngewe ngo ntabwo nshaje. Urashaje se ntushaje? Yo ngewe ndabyemera. Hari ibyo nashoboraga gukora ntakibasha gukora. Kera nkiri umusore nirukaga 400 mu masegonda 48. Ubu niyo nkoze kuruse numva igihaha cyenda guca mu kanwa. Ngo ntushaje. Urashaje se ntushaje? Ariko hari ikintu nshaka kubibutsa. Kwibutsa Imana amasezerano nibyo twubakiraho. Burya amasezerano y'Imana nibyo bivumbikisho by'amasengesho. Iyo uri umuntu usenga iby'Imana izavuga binibiza ari byiza, uzamenye ngo ibingibi tugomba kubishyigikira, tukabihamagara, tukabikurura, tukabizirika, tugashyiraho imikozi, tukabisengera, tukabikurura. Nibiza ari bibi, uzamenye ngo Imana iravuze ngo hagarara imbere yabyo ntibizabe. Hari Imana yabwiraga Mose ngo mva imbere ndimbura ubwoko, akabwira ati igihe nkihagaze hano ntushobora kubarimbura. Kandi Imana yasubiraga inyuma ikamubwira ngo ke ubwo ugihagaze ndakora ibyo umbwiye.
twe tugomba guhagarara hagati y'abantu bacu n'iby'Imana yatubwiye, ibyiza tukabikurura, ibi tukabihagarika. Niyo mpamvu hano Imana yaravuze ngo jye mfite umutwaro wa Yerusalemu, none uwo mutwaro mwubashyizeho, ni muwusengere kugeza igihe Yerusalemu hazahinduka ishimwe. Natwe dufite umuhamagaro, dufite umutwaro wo gusengera iki gihugu kugeza igihe kizahinduka ishimwe mu mahanga. Reka mbabwire impamvu mbabwiye ibi ngibi. U Rwanda rwabaye ishimwe mu mahanga iyo bavuga ibyo abanyapolitike bakoze. Iyo bavuze amatora ahubwo twebwe bavuga ibibi twakoze. Kuki mutagira umutwaro? Halo? Kuki mutagira umutwaro? Iyo mwumva bakubwira ngo abapastori bose ni ingegera, ngo abapastori bose ni, erega buryo bavuze abapastori b'ibisambo ndagese nikuramo. Hari bakubwira ngo ariko ngo bakamera nka bya bindi bya Semuhanuka, ngo abo tuba tuvuga wowe nturimo. Ndimo. Kubera iki? Kuko ivuze abapastori ndi umupastori. Ntabwo uzatuka abapastori ngo numva utantutse. Rwose. Jewe ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Ntabwo bazafunga insengero ngo ndeke kubabara. Ko ndi umupastori. Ubishaka utabishaka ndi umupastori. Ninjya gusenga nzasengera icyo kintu kuko ndi umupastori. Harwo umuntu akubwira ngo ariko ngo ntabwo byagombye kukuvuna. Nta kuntu bidashobora kumvuna kandi ndi icyo ndicyo. Amen. Igihe ndi icyo ndicyo ntabwo uzatuka abapastori ngo numve ko ntacyo bivuze ngo sawa ngo abo batuka jewe sindimo. Iyo batutse abapastori ubwo nanjye babandutse kuko ndi umupastori. Iyo batutse abakristo nanjye babandutse kuko ndi umukristo. Iyo bafunze urusengero nubwo je ndi mu kiruhuko cy'izabukuru ubwo nanjye mba ngize ikibazo kuko ndi umupastori, ndi umushumba. Ubwo ni ubwami bwa data buba bwagize ikibazo. Binsaba gusenga, binsaba gukora. Amen. Umurinzi nyamurinzi, Imana iteruye ibiremereye ikabishyira ku mutima wawe ukabisengera kugeza igihe igisubizo kizazira. Amen. Niyo mpamvu hano avuga ngo yemwe abibutse Uwiteka bamwibutse iki? Ibyo yavuze. Yemwe abibutse Uwiteka bamwibutse iki? Ibyo yasezeranije. Yemwe abibutse Uwiteka bamwibutse iki? Ibirimo kubaho. Kabwira Imana, uribuka Habakuki asenga yaravuze ngo ariko Mana nzageza ryari ngo nkutakira nkuganyira nkwereka akaga kariho ntugire icyo bikoraho? Imana namubwira ati sawa, ngiye kukwereka ibyo ngiye gukora, ndabateza abakarudaya. Aravuga atoya, niba uzanye iby'abakarudaya tubyumve kimwe. Bari hanyuma y'ibyo turimo baturinde. Imana namubwira ngo ya ubyandike, ibyo nakubwiye niyo byatinda ntibizahera. Amen. Kuko twibutse Uwiteka amasezerano yaduhaye, tugomba gusengera ku masezerano y'Imana. Niba Imana yaradusezeranije revival, mwaretse tukayikurura. Maze iminsi nsoma ibitabo bya revival yabereye Gahini. Bahoze bavuga ahantu havi revival yabereye Gahini yabanjirijwe n'amasengesho. Abantu badekarara amasengesho baravuga ati rwose dusenge, turabona abakristo ariko ni imikonjera barasinda barasenga, imbaraga z'umwuka ziramanuka. U Rwanda rubona ububyutse, bifata Uganda, bifata Kenya. Burya twebwe u Rwanda twarahahombeye kubera ko buriye ububyutse butangiye kuzamuka, haje bira bintu bise ngo ni revolution. Burya mu bintu bizimye ububyutse, mu bintu bizimye umwuka w'Imana, ikintu cyitwa kuvusha amaraso finished. Ko twebwe 59 60 61 62 63 igihugu cyagiye mu kuvusha amaraso, revival irazima. Ariko no munsi ishobora kongera kuko Imana yari dusezeranije. Ndatuma mwese abanyamasengesho, ababyumvira hafi n'ababyumvira kure, iki tugomba kugisengera kugeza igihe kizasohoza. Haleluya. Hanyuma ndanyirize kuri aya magambo, gusenga udacika intege. Ejo bambajije ikibazo ngo ariko ngo iyo abantu barambiwe, ngo turarambirwa tugasenga igihe kirekire tukarambirwa. Hano Imana yavuze ngo ugomba gusenga kugeza nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. None ikabwira abo bantu ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, ntimukamuhwemere kugeza ubwo. Ntimukamuhwemere kugeza ubwo. Hari ibintu tugomba kumenya, ntitugomba guceceka kugeza ubwo. Haleluya. Ntitugomba guceceka kugeza ubwo bya bindi Imana yavuze bizaba byabaye. Reka mbaye ingero ebyiri zo muri Bibiliya hanyuma nsoze. Buriya nkunda umuntu witwa Eliya. Muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 16 kugeza kwa 19.
Yakobo arandika aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Iyo agize ate? Iyo asenganye umwete. Ngo dore Eliya yari umuntu nkatwe. I like this. Hari igihe njya ntekereza Eliya, umuntu watunzwe n'ibyiyoni akanywa amazi ku kagezi ka Keriti, ashobora kuba kera najyaga mbivuga ariko ubu sinkinanutse. Kera nari nanutse, nari gato gato. Ubu ntabwo muzi ukuntu nabyibushye. Ku biro byanjye abo twajyaga dusengana kera, ku biro byanjye nimuzareba n'amafoto yanjye. Nari gatoya mfite ibiro 64, ubu mfite 78. Urumva nyine hiyongereyeho inyama. ariko nazo zigenda zimanuka, rimwe iyo twakoze amasengesho y'iminsi 40 zimanukaho. Noneho najyaga mbwira abantu buriya Eliya ashobora kuba yarananutse nkanjye, uretse ko ubunsigaye mbyibushye, ariko yari umuntu nkatwe, sibyo? Arasenga. So nta rwitwazo zitwaza ngo ugiye ngo biba bimeze bitya, ngo ugiye ngo, hari n'abajya babimbwira bakanga ngo ushaje ngo ujye witonda, ushobora gusenga ukagira sirimenage. Ngira sirimenage ndi imbere y'Uwiteka ndakanyago. Cyo ntabwo byashoboka. Imbere y'Imana tukakura imbaraga, ntabwo tukakura indwara. Ibyo ntimuzabimbeshye. None ngo Eliya yari umuntu nkatwe, sicyo nenda kubabwira. Ngo arasenga, umva munteza amatwi, ngo arasenga imvura imara imyaka 3 n'igice itagwa. Yaragiye imbere y'umwami, urugo rw'umwami Ahabu, aravuga ati ubu ndabivuze, declaration, imvura ntizongera kugwa kugeza igihe nzagarukira nkayimanura. Uzi ikintu gishimishije? Nta wamufashe. Uzi impamvu batamufashe? Nuko batabyemeraga. Ndenda kukubwiza ukuri, ugiye ugahagarara imbere yo mu rugwiro ukavuga ngo ndabivuze, ngo imvura ntizagwa mu myaka 3 kugeza igihe nzagarukira, nta mujepe wagufata. Ko ntibashinzwe gufata abasazi. Umusazi uciye hano, twese ntabwo dushinzwe gufata abasazi. Kuko utahagaze igihe kirekire ngo uteze icyugazi ukabidekarara warangiza ukigendera, bakureka ukagenda, kuko waba uri umusazi. Ngo imvura izamara imyaka 3 itaguye ngo kubera ko umusazi yabivuze. Ariko imyaka 3 ishize, Eliya yaragarutse. Araza baravuga, ahura n'uwitwa Obadiya, aramubwira ati Eliya wagarutse, n'akaga wateje iki gihugu, twaragushakishije ngo uzane urufunguzo rw'ijuru turakubura, none urizanye. Ati naje. Ati genda umbwirire umwami ngo ejo uzaza n'abaturage bose Karumeli, nawe uze n'abahanuzi ba Bayali n'abashera bose bazaze dukine match. Haleluya. Noneho umwami aramwumvira, azana abahanuzi ba Bayali n'abashera, kandi bari benshi. Ubateranije aba Bayali n'abashera bari 850, kumwe imwe yari ifite 400, indi ifite 450. Hanyuma Eliya arababwira ati mbahaye challenge. Imana iri busubirisha umuriro, baduha ibitambo tubishyire hariya. Imana iri busubirisha umuriro igatwika bino bitambo, tuyemere. Araba ariyo Mana. Impamvu yabahaye challenge y'umuriro nuko Bayali bayitaga Imana y'inkuba n'imirabyo n'ibicu. Niyo yari yarabimye imvura, kuko niyo agomba gutanga ibicu. Na Bayali ndongo na Ashera yari piriye bifatiraho byose, hanyuma afunga ikirere. Ariko arangije saho ngaho naganishaga, iyo batubwira ngo yarasenze, Eliya yarasenze imvura iragwa, aha niho naganisha gusenga ntucogore. Kuko ejo bambaje ikibazo ngo iyo usenze ugacogora, ndavuga nta munyamasengesho ugomba gusenga ngo acogore ataragera ku cyo yasengeraga. Aragenda amaze kubona bamaze kwica abahanuzi ba Bayali n'abashera, aravuga ati noneho ubu ngubu mwebwe mwigire kurya, ngiye gutirura imvura nari naratwaye. Aragenda yicara hejuru y'umusozi, ngo ashyira umutwe mu maguru, abwira umugaragu ati wowe ureba ijuru, jewe ndareba mu ijuru. Ashyira umutwe hagati y'amaguru. Njya nibaza niki cyatumye Eliya ashyira umutwe hagati y'amaguru. Muragira ngo nkibabwire, yangaga kureba ijuru ngo adacika intege. Kuko umugaragu we ubwa mbere yaje aramubwira, yarasenze arasenga. Aramubwira ati ndumva asenze kabisa, ndebera niba imvura itaje. Araza aramubwira ati ijuru riracyari bleu, uko warisize niko rimeze. Ati sawa. Shuro ya kabiri arakurura, yumvise asaraye mu mihogo, aramubwira ati kabisa ntabwo Imana yanyirengagiza, ndebera. Aramubwira ati noneho ubwo byabaye bibi kurushaho, rimeze nkaho warihanaguye, byarushijeho kuba bleu.
ati ntabwo ndi bucike intege, hari ikintu nzi. Imana yarambwiye ngo nimara gukora biriya twakoze imvura izagwa. Kurura ubwa gatatu arakurura amwata byari byose. Bose Imana yaba yatangiye kuba cynique. Aramubwira ati Mveriya, uko usenga niko ijuru rirushaho kuba ubutari. Ari nkawe wari kubigenza ute? Inshuro 6 zose umugaragu yamuzaniye negative report. Ku nshuro ya 7 araza aramubwira ngo mbonye agacu kangana n'ikiganza cy'umuntu kazamutse ku nyanja. Haleluya. Mbonye agacu kangana n'ikiganza cy'umuntu kazamuka. Hari igihe uzasengera ibintu utinde hanyuma utangire kubona utuntu tw'uducu. Hari igihe nyambwira abasore n'inkumi baba barambwiye ngo mbasengere nkabura, ariko nta n'agacu karaboneka ngo nkahindura imvura. Agacu kabona akantu k'agacu. Aramubwira ngo genda umbwirire Ahabu ngo cewe urugende kuko hagiye kugwa imvura y'impangukano. Following move, imvura yari yamanutse. Bakatubwira ngo Eliya yari umuntu nkatwe, arasenga imvura iragwa, ariko ntabwo yasenze ngo hitigwa, yarasenze arategereza, yarasenze